Imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare igaragaza ko ikibazo cy'ubushomeri kikiri ikibazo mu rubyiruko kuko kiri ku gipimo cya 15.4% mu gihe raporo ya Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi igaragaza ko mu byiciro 10 by'ingenzi harimo kugabanya ubushomeri no gushishikariza urubyiruko kwitabira ubuhinzi bugezweho. Ishoramari ribushingiyeho bikaba byitezwe ko bizazamura urubyiruko rukora ubuhinzi rukava kuri 18.7% rukagera kuri 32%. Aha rumwe mu rubyiruko ruhagarariye abandi mu turere twose tw'igihugu rugaragaza ko hakiri inzitizi muri imwe mu mishinga itabaha akazi. Minisiteri y'Urubyiruko yegereye abandi bashoramari cyangwa afatanyabikorwa kabasaba kuba nibura bagira aba agenti b'urubyiruko ni ukwitwa ngo turi abahinzi. Muri MOU ubona yuko urubyiruko rurimo, ariko iyo ugeze kuri tere usanga mu by'ukuri urubyiruko rutarimo, ariko wajya muri detaye ugasanga barasaba yuko urubyiruko ruba rufite ubutaka, kandi kugira ngo ubone abantu urubyiruko rugera ku myaka 30 rufite ubutaka bwanditseho ni ikibazo. Babwira urubyiruko ngo 25% uhere kuri miliyoni 20-30 uzamuka, mu by'ukuri icyo gihe urubyiruko ntago rwibonamo. Amasuku mu bigo bya leta ku accessinga ku byangombwa kugira ngo ubone isoko rya cleaning, kandi ni ikintu cyoroheje ariko birakorwa nyine na za kampani nini zifite. Umva rero nacyo mwazakirebaho tukareba ko imirimo yaba myinshi mu rubyiruko. Ni mu gihe imiryango ishinzwe kubafasha igaragaza ko hagakwiye kugira igikorwa kugira ngo ubushomeri mu rubyiruko rugabanuke. Uyu ni Uwase Loretta, umukozi wa Action Aid. Wenda muri gahunda zanyu mufite urubyiruko by the time ruba ready kujya kuri job market ni habe hari iyo gap nini, cyangwa se no muri private sector mukaba muzi wenda ni ibiki bikenewe ku isoko akaba ari by'urubyiruko rufocusingaho. Ndumva yaba ari program ziza. Muri ibibazo bafite bituma umubare w'urubyiruko rutagira akazi rungana na 20.8%, wahava rukagera ku 10.45%, ndetse bikanagabanya umubare w'urubyiruko rutari mu mashuri cyangwa se mu mirimo rukagera ku kigero cya 20.4% bivuye kuri 32.9%. Habimana Jean Pierre ashinzwe iterambere ry'urubyiruko muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi avuga ko ibi babizi kandi ko hari kiri gukorwa. Ikibazo twarakimenye, korana Minagri bazana timu yo ikora kuri iyo mishinga yose, baganira ndetse banerekana n'amafaranga n'imirimo izaboneka, nuko tugomba gukorana mu buryo buri tekinike kuko iyo mirimo y'urubyiruko ikaboneka ndetse ikaniko. Haraho bagaragazaga wari amafaranga arimo ukabona imirimo yaba myinshi kurenzaho. Wenda hazabaho uburyo habaho amabwiriza yoroshye gutiza ubutaka mu gihe cyoroshye nk'icyo amezi imyaka kuri ku rubyiruko, ariko n'igihe bitaraboneka nta excuse hari yuko abantu batabakoresheje ubwo butaka. Yagize abagira ikibazo mujye mutubwira. Umutoni Sandrine, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi, asaba urubyiruko gutinyuka bakajya bavuga ibibakorera. Mutinyuka mukabivuga tukafata umwanya natwe kubyumva, wenda hakenewe gutanga clarification nayo tukayitanga, kuko nabyo birafasha kumenya mbese programme ziri kuza muri district zanyu ziteye gute. Byitezwe ko bizagerwaho binyuze mu kongera umubare w'imishinga y'urubyiruko ihabwa inguzanyo ndetse n'amahirwe yo kongera imari no guhanga imirimo 200,000 buri mwaka. Ni mu gihe kandi urubyiruko rungana na 29.6% ruri munsi y'umurongo w'ubukene. Nubwo hatewe intambwe mu ihangwa ry'imirimo y'urubyiruko, ijanisha ry'urubyiruko rudafite akazi riracyari hejuru kuko ringana na 18.5%. Urubyiruko ruri hagati y'imyaka 16 na 30 rungana na 3,600,600, bingana na 27.1% by'abaturage bose b'u Rwanda, bangana na 1,13,246,397. Emilienne Kayitesi, Isango Star.